West and Bianca Sensor, ngira ngo abangaba murabazi, ni abantu mumaze kumenyera cyane mu dukuryo dutandukanye. Abangaba bakaba ari couple irimo iragenda ibica bigacika hirya no hino mu bitangazamakuru, mu nzu z'imideri, ahagaragara hose. Uyu Bianca Sensor usibye kuba ari umugore wa Kanye West cyangwa se ari married na Kanye West, ikindi yamenyekanyeho cyane nuko ari umwe mu banyamideri cyangwa se mu byamamare, mu ba influencer muri US bagaragara bafite ikintu gitandukanye, innovation cyangwa se imyenda, ya myenda yo kwambara ubusa igaragaza imyanya ndangagitsina, hata utavuzeho n'ibindi bintu bitandukanye cyane agenda yambika umugabo we Kanye West. Baherutse kubica biracika ahitwa Los Angeles. Hano ewana ni kuri red carpet, aho bagaragaje ko barenze cyangwa se ikintu kijyanye n'imyambarire ari ibintu byabo. Itangazamakuru ryose riramanuka, Los Angeles biba ibindi, umujyi wose uraka bitewe n'iki, n'ikanzu uyu mugore Bianca yaje yambaye. Hirya no hino hose birimo biragenda bivugwa, ni mu rukundo ruhambaye cyane bagaragarije umuhanzi cyangwa se icyamamare nyakwigendera King of Pop Michael Jackson, legend w'ibihe byose for life. Uyu nguyu Michael Jackson akaba arimo baramurika filime mbarankuru cyangwa se documentary igomba kuba yagaragaza ubuzima bwe, uko yagiye akora umuziki, uko yagiye atangira akora ibintu hirya no hino. Muramuzi Michael Jackson mu dukoryo yagiye akora, na n'izi sana wundi muntu wari wagerageza kuba yakesa agahigo nkake. Aka kanya rero tuvugana, filime irimo iragenda ishyirwa hanze, aho irimo iramurikirwa Hollywood akaba ariyo irimo iragenda igaragaza ibijyanye n'iri fatwa ry'amashusho y'iyi filime. Ariko aka kanya ibyamamare byinshi cyane bikaba byamanutse Los Angeles, barimo baragenda bagaragaza ko bitabiye uyu muhango wo kuba bamurika Michael Jackson, ari nako bakomeza kuba bayishyigikira, banakomeza kugenda bapostinga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, Europe, East Africa, hagaragara hose. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona muri Asia, South Korea, hose ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona mu mijyi ikomeye cyane nka Tokyo, Beijing, hose ku mbuga nkoranyambaga. Aba influencer bakomeje kugenda bakora challenge video bagaragaza ko bashyigikiye iyi filime mbarankuru ya Michael Jackson. Ni kubw'urukundo ruhambaye cyane abantu bakomeza kugenda bagaragariza King of Pop w'ibihe byose, umwami Michael Jackson w'ibihe byose, wakoze umuziki kuva mu myaka ya za 72 kuzamuka, ndetse aza kwitaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2007. Michael Jackson kugezana n'isa ariko ntaribagirana mu mitima y'abantu, ntaribagirana mu mitima y'abanyamerika, mu mitima y'isi yose, kubera ko aka gahigo ke yesheje nta wundi muririmbyi uragahisa. Ngira ngo hari abaririmbyi benshi bari muri Amerika, hari abo bakoranye imiziki bose murabazi, ariko nta n'umwe uresa agahigo Michael Jackson yesheje. Mu rukundo ruhambaye cyane uyu muhanzi icyamamare Kanye West akaba umuproducer wambaye cyane, akaba ndetse n'umuraperi, umwanditsi w'indirimbo, record producer. Uyu nguyu Kanye West cyangwa se umwite Mr. Ye akaba ari na pasiteri. Uyu nguyu Ye, ikindi kintu wamumenyaho nuko Ye mu biganiro bye akomeza kugenda yigaragariza cyangwa se mu byo akomeza kugenda avuga, ntago ajya ahisha ko akunda Michael Jackson, cyangwa se ntago ahisha kuvuga ko inganzo n'ibyo akora byose abikomora ku mwami Michael Jackson cyangwa se King of Pop. Nimvugo umwami nugira ngo ni umwami w'igihugu runaka, ni umwami wayoboye igihugu cy'umuziki ku isi yose, ayobora ubwami bw'umuziki by'umwihariko mu njyana ya King of Pop ya pop music. Uyu nguyu Kanye West ngira ngo muzi n'indirimbo amaze iminsi akoze ari kumwe n'umuhanzi witwa Travis Scott. Ngira ngo mwabonye ko muri script cyangwa se muri video yakoze, ngira ngo mwabonye aho yakoresheje wa musore nawe ukomeza kugenda akora trend video challenge kuri Michael Jackson. Umusore rwose w'umunya Brazil wanagize gutya akajya kwibagisha isura kubw'urukundo ruhambaye yakundaga Michael Jackson, yagiye kwibagisha isura. Uyu musore ikintu wamenya nuko yibagishije isura kugira ngo ase na Michael Jackson, aragenda hindura isura ye n'uruhu, byose biragenda biba Michael Jackson official. Ngira ngo muzakomeza mubibona muri video ye afatanyije na Travis Scott. Uyu nguyu Kanye West, ariko usibye n'ibyo ngibyo, ngira ngo muzi tour amaze iminsi afitemo mu bitaramo bitandukanye i Burayi. Ngira ngo mwabonye ibitaramo bagiye bamuhagarikira mu Bwongereza, ariko ubu ngubu bakaba ari Dubai, muri Qatar, ngira ngo na China avuyeho muri iyi minsi. Ariko yavuze ati reka mbe mpagaritse ino tour yanjye ndi gukora, aho ari gukomeza azenguruka bamurika imideri we na Bianca Sensor, by'umwihariko ni madamu we.
aho bakomeza kugenda bamurika imideri ndetse banamurika indirimbo cyangwa se album nshyashya Kanye West, iki cyamamare umurapa ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kugenda agaragaza. Ariko ikindi kintu wamenya nuko Kanye West mu rukundo ruhambaye yavuze ati reka njyewe mbe mpagaritse imirimo cyangwa se mbe mpagaritse njyewe na timu yanjye ibintu bijyanye no kuba twakora ibi bitaramo, ahubwo dufate igihe tujye kuba twashyigikira famiye ya Michael Jackson cyangwa se dushyigikire Netflix irimo iragaragaza urukundo ruhambaye kuri Michael Jackson. Uyu nguyu akaba ari umushinga urimo uragenda uzamura cyangwa se ugaragaza yuko Michael Jackson ibikorwa bye cyangwa se ibigwi bye ari ibigwi bitazigera byibagirana, ari ikintu kizabahoraho ibihe byose, ari ikintu kizahora cyinjiza amafaranga. Michael Jackson mu buzima bwe ikindi kintu wamumenyaho ni umuhanzi w'umuririmbyi waharaniye ko atazigera yibagirana cyangwa se kuba yabaho ibihe byose, kandi koko ngira ngo ubu ngubu murabibona yabigezeho. Michael Jackson ni king of pop w'ibihe byose, nta n'uramusimbura ku ntebe ye yicayeho. ngira muri kubibona muri iyi minsi na Billboard chart music barimo baragenda bagaragaza imibare yo hejuru cyane kubera iyi filime. Michael Jackson yongeye kurebwa cyane, agira viewership, indirimbo ze zongeye kuba viral ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kubera ino filime igiye gushyirwa hanze mu minsi mikeya na Netflix. Twanabashishikariza ku bantu bakunda filime mbarankuru cyangwa se umuntu wakunze Michael Jackson, by'umwihariko abantu bo mu myaka ya kera bazi Michael Jackson, bazi iki cyamamare, twabashishikariza ko bakurikirana bakazareba ibigwi by'iki cyamamare rurangirana Michael Jackson wakomeje kuba yakibasira cyangwa se yatura mu mitima y'abantu, y'abakunzi b'imiziki hirya no hino ku isi. Ikindi twavuga kuri ino nkuru cyangwa se twagenda tugaragazaho nuko iyi filime mbarankuru iragenda igaragazamo ibyamamare bitandukanye. Hari uwo bita Quincy Jonas, ngira ngo Quincy Jonas uyu nguyu yari producer, nawe kugeza ubu ngubu yitabye Imana. Quincy Jonas ni legend, ubwo ni muri generation wamugereranya n'umugabo witwa Dr. Dre, ariko kubera ko we ari mu myaka y'imbere, ari hejuru ho gatoya. Uyu Quincy Jonas yabaye muri Motown yari producer ukomeye cyane, ngira ngo muzi ama album menshi cyane, Thriller ya Michael Jackson, aho Michael Jackson yari amaze imyaka igera muri ine gutyo ari mu bibazo by'uruhu no kugenda yibagisha uruhu, agenda areba ukuntu yagarura isura, aho yari yararwaye, yaribasiwe n'indwara, ya ndwara igenda ifata ibintu ikazana ibintu by'ibitashi nuko nibagiwe uko bayita, ariko iyo ndwara ngira ngo murayizi, aho umuntu uruhu rugenda rukaba nyamweru ariko ntirufate rwose, ahubwo akagenda azana ibintu by'ibitashi. Uyu nguyu Quincy Jones yaje kuba amarana igihe n'uyu Michael Jackson, bamara igihe bari coding indirimbo, bari coding album. Iyo album yaje kwitwa Thriller. Bamaze iyo myaka ine, uko Michael Jackson yabaga ari kwivuza urwo ruhu kugira ngo aruhindure rwose, ntago babaga bicaye, bari barimo barabuilding ikintu gikomeye cyane, ikintu kizahindura isi. Game yaje gucenginga, irahinduka. Michael Jackson kariyeri soroye nyuma yuko yari amaze imyaka itari myinshi cyane avuye muri Jackson 5, aho yabaga ari kumwe n'abavandimwe be, baje kuba bahindura game ku ruhando mpuzamahanga. Umwirabura yongera kugira iyindi ntebe, yongera kugira iyindi shusho. MTV Base cyangwa se MTV Awards zitangira kuba zagenda zigaragaza Michael Jackson ku ruhando mpuzamahanga. Abazungu, abahanzi bari barimo b'abazungu bose bagenda babona yuko Michael Jackson afite ikindi kintu gihambaye ku ruhando mpuzamahanga. Umwirabura abasha kugira indi shusho yatanze, ariko by'umwihariko yari abifashijwemo n'uyu mugabo producer, icyamamare, umu legend Quincy Jones. Iyi filime rero nayo ikaba irimo iragenda igaragaramo, hakaba harimo mu byo twabashije kuba twabonamo, harimo n'amateka n'ubundi by'umwihariko n'ubuzima yabanyemo na Quincy Jones. Bimwe mu bintu bizagenda byerekanwamo amaseni menshi cyane atandukanye, ariko wakibaza ngo ninde uri inyuma y'ibi ngibi, cyangwa se ninde ugomba kuzakitinga muri no filime, cyangwa se ninde wakitinzemo? Ni nephew cyangwa se umwishywa we wa Michael Jackson witwa
Jafar Jackson. Jafar Jackson niwe uri acteur principal, niwe wakinnye role za Michael Jackson zose. Jafar principal ni umwana utangaje cyane, umusore ewana uri hejuru ku bintu bijyanye n'ijwi, kubyina, yaragiye amira Michael Jackson. Ari so talented ku rwego rwo hejuru. Filime muzayikunda cyane, ndabizi bizabarenga. Ngira ngo Bianca nawe ni umwe mu bantu rwose bavuze bati reka njye n'umugabo wanjye dufate iya mbere turebe ukuntu twahagera, ariko muri uko kuhagera Bianca mu dushya twe yaje kugira gutya azana imideri itandukanye, ikanzu yavugishije, yakomeje kuvugisha abantu mu bitangazamakuru bihambaye cyane hirya no hino ku isi. Ibitangazamakuru byandika n'ubundi bisanzwe byandika inkuru zishingiye ku mideri, ku myidagaduro, kuri entertainment, ku celebrities benshi cyane batandukanye. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu rwose yakomeje kuba yagenda agaragaza uno mugore, ariko ibi ngibi bikaba ari ibintu n'ubundi biri bumugirire akamaro, kubera ko n'ubundi ino kanzu ye yamaze kuba yashyirwa mu makanzu cyangwa se mu myenda igomba kuba yagurishwa ku rwego mpuzamahanga, kubera ko n'ubundi hano hantu isi yose yari muhanze amaso. Ni umugore uzi strategy cyane, uzi gucuruza, noneho yahura byakubitaniraho n'umugabo we Kanye West cyangwa se ye utagira ipfana cyane, ngira ngo muramuzi. Nicyo kintu kirimo kiragenda kivugwa, ariko uyu mugore we ni ibintu bye kwambara ubusa cyangwa se kugaragaza ubusa bwe mu myenda agenda yambara ari kumwe n'umugabo we, ni ibintu bye azwiho cyane. Uyu mugore ari we Bianca Censor. Akandi kantu twavugaho tugera ku musozo wa video ni uko Bianca Censor yaje kuba yakimariya n'umugabo we Kanye West muri December, ubwo ni mu kwa 11 mwaka 2022 baje kuba bakora ubukwe bw'ibanga, ubukwe bwa rwihishwa, bazi kuba bakora ubukwe barabukora mu ibanga ryabo. Kugeza ubu ngubu n'umugabo n'umugore bubakanye urugo, ni nyuma y'uko Kanye West yaratandukanye n'umugore we Kim Kardashian, babyaranye abana bagera kuri 5, ariko ubu ngubu akaba ari kumwe n'uyu nguyu Bianca Censor, umunyamideri kabuhariwe ukomoka muri Australia. Icyo nicyo kintu wamenya kuri iyi couple, akaba ari couple ikomeza kuba yahurira mu bikorwa byinshi cyane bijyanye n'imideri na entertainment n'umuziki, nibyo bintu bagiye bahuriramo. So guys, ndabashimira cyane kuba mwakomeje kudukurikirana cyane, ndakubwira ngo kora subscribe kugira ngo tubane muri video ikurikira. Ciao, love you so much.